ariko tureke rya jambo rivuga ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo burya rifite icyo rivuze ntago riba rivuze ngo nubura umugabo urahera umwuka ntago biba binavuze ngo umugabo natarera abana nawe ubwo ntuzabashobora uri bujugunye aho ngaho haraho umuntu ugore w'imyaka 30 yakananiwe abo yabyaye akajya kubaha papa we w'umusaza na mama we w'umukecuru ubwo se wananirwa kurera ufite imyaka 35 papa wawe uri mu mararembera na mama wawe bakaba ari bo babishobora ugasanga umwana avuye mu ishuri ugasanga cyangwa umwana arerwa na mukase burya nta mubyeyi urerera undi abagore niba bintwari mu kurera kugira ngo abana babone ubuzima bwiza rwose birambabaza kumva umugore ukumva ngo yafashe inzira aragenda yigiza inkumi afashe umusentira arafunze akubisemo akajipo ngo agiye kwigira ngo ubwo ari guhimana n'umugabo we ngo ari kwigira umwana mutoya umugisha umugore agira ni mu bana be. Reka dutangire tubasuhuza tunabahereza ikaze kuri Mama Charlene official ni chaîne yivuga butumwa ibiriho inyigisho zitandukanye iriho ibiganiro byiza cyane bifite aho bihuriye nyine nivuga butumwa kuko niyo ntego ayikora afite. Reka tumuhereza ikaze n'ubundi no kumuha ikaze mu rugo rwe ariko bitewe nuko tuba twamubereye abanyamakuru birumvikana tugomba kumuhereza ikaze nubwo tuba tumusanze mu nzu ye. Mama Charlene ni ikaze cyane iwawe. Ndagushimiye cyane. Amakuru ndakomeye cyane. Mama Charlene official biragenda neza. Biri kugenda neza. Urabona abantu bari kureba ibiganiro inyigisho bari kuzumva ukabona feedback yuko bagenda bahinduka. Bari gukora subscribe bari kuntera inkunga. Okay. Kuri guseka. Oya nyine ni byiza. Kwivuga neza. Subscribe mu Kinyarwanda nyine ni bari kwiyandikisha. Yes ni byiza cyane nubwo aba ari umwanya mwiza wo kubwira n'abandi batarakora subscribe kugira ngo biyandikishe kugira ngo bajye bakugera bakurikirana ibiganiro bitandukanye binyuraho ndetse n'inyigisho n'ijambo ry'Imana n'ibindi byose nyine byungura ubugingo cyangwa umubiri w'imbere roho zizitura mu mubiri muzima ariko wowe ngira ngo bawitaye kuri roho cyane kugira ngo uyigaburire kabisa atazagira urimbuka ngavuge yuko atabwiwe uzaribuka azazira ko yabwiwe akanga ntiyumvire. Nukuri rwose sikonya no ijambo ry'Imana rivuga. Okay. Uratangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo tugiye kuganira nandi. Okay, ni Mama Charlene. Amazina asanzwe ni Mukeshimana Emerita. Twe ku izina rya Mama Charlene. Ndi umumama abana 5. Yes. Ni byiza cyane. Mama Charlene uyu munsi wateguye kutuganiriza iki? Ugiye kutubwira iki? Ikintu nateguye nifuza ko tuzaganira kandi kitari burangirire hano. No kuganira ku bushobozi ku mbaraga Imana yashyize mu mugore. Imbaraga Imana yashyize mu mugore. Imana yabitsemo imbaraga. Hanyuma rero hari ibintu byinshi ndeba nkabona ko harimo abamama batabizi ko muri bo harimo ubushobozi. Batabizi ko muri bo harimo ubushobozi. Cyangwa se bakibwira yuko ubushobozi bwabo hari ahandi hantu buri. Okay. Ariko hari imbaraga z'umwimerere Imana yashyize mu mugore. Ndifuza ko abagore bisobanukirwa. Yego. Mwabyumvisha rero ni teme nziza yo kumenya ubushobozi imbaraga Imana yahaye cyangwa yashyize mu mugore. Ni byiza cyane ubwo nawe uri buze kudufasha turabyinjiramo neza ubidusobanurira neza kugira ngo abantu bakurikiye ikiganiro baze gusobanukirwa burya ko umugore afitiye runini societe umuryango itorero byose ni ibintu byiza cyane. Ubundi mbere wenda yuko tuvuga ku mbaraga Imana yashyize mu mugore ubundi umugore ni iki cyangwa ninde ni muntu umeze gute umugore? Iyo bavuze ngo umugore ese bavuze umukobwa bavuze umukobwa wabyaye bavuze uri mu rugo washingiwe officiel ku mugaragaro umugore ubundi ni muntu. Okay, umugore ni umugore mu rugo kandi wubatse urugo rwe. Umugore ni umugore wubatse urugo. Kuko buriya tuvuze ngo abagore no mu bakobwa twabasangamo babagore. Ariko noneho ndashaka kuvuga umugore ni umugore wubatse urugo rwe. Kandi nivuga ngo umugore wubatse urugo rwe
abantu benshi bahita bumva yuko ni umugore ubana n'umugabo gusa. Uyu mugore wese yubaka urugo rwe, nanjye mfite urwanjye nubatse rw'abana banjye 5. Kandi hari n'indi mvugo tujye dukunda kuvuga twe, umubyeyi. Umubyeyi, umuntu w'umubyeyi. Njya nsobanura ko umuntu w'umubyeyi ni umubyeyi ubyara ariko akaba yanarera n'abatabyara, akababyara. Nk'ubu hari abantu bajya bambwira ngo uwambereye umubyeyi nuko bambonye ko nashobora kugira gute kurera. Umuntu aramutse yitwa umubyeyi ariko atabasha kurera ngo be yarera abo yabyaye n'abatabyaye, izina ry'umubyeyi ntago riba rikimuriho. Ari ukurukere najyaga nshaka nko guhana nk'umwana, nigiye kugukubita ukoze amakosa, umwana ati mama atari kuhane kibyeyi, umutima wa kibyeyi. Rero burya hari umuntu witwa ngo ni umubyeyi ariko wareba ibikorwa gwe ukabona si umubyeyi. Ntago, kuko umubyeyi ufite n'umuntu wabyaye kandi yamara kubyara akajya agira n'igishyika cya kibyeyi, akajya agira n'impuhwe za kibyeyi, akajya agira no kurera umwana. Kuko burya umubyeyi ntago agirira igishyika abana be. Hoya, iyo uri umubyeyi burya urya ubona nk'aba bamama, hari abamama bacuruza ibintu bitandukanye, ukabona afite nk'umwana yamwumiye mu mugongo arashonje, sibyo? Wamunyuraho biragaragara ko ashonje, mwishekoshi ufite amafaranga, ntube wanafata ngo uhe mama uti genda umugurire iki, umugurire umugati cyangwa umugurire irindazi, cyangwa ugaca kuri babana baba bari mu muhanda rimwe na rimwe ukabanyura ukuntu ntubagirire iki. Hari umutima rero wa kibyeyi, kugira umutima wa kibyeyi. None se mama Charlene, nituvuga gutya wenda ati umugore ni umuntu wubatse urugo rwe, kubaka urugo ntabwo bivuze kuba uri kumwe n'umuntu ari kumwe n'umugabo. Birumvikana ko hari n'abagore baba bibana bari kumwe n'abana babo, bafite uburyo barwubatse, bareze abana b'u Rwanda n'itorero n'igihugu muri rusange. None bari abagore noneho baba nk'iwabo, babyariye nk'iwabo wenda ugasanga umukobwa ari iwabo ariko ubwo no umugore nako no umubyeyi, ni umufiyemeri, ni umukobwa mama. Yego. Umufiye no se fiyemere se cyo burya nawe wese mwiki kiganiro uramukuramo abo bari mu ngo bafite abana mu rugo. Ntago ndi bumukure kuko hari intambwe yateye. Buryo umuntu ya atwite amezi 9 ni danje jo ko wowe nyine ntago bizakunda. Ariko umuntu utwita amezi 9 akajya kubyara aba yinjiye muri ntuza ya kibyeyi. Ariko ibyo nibyo navuze ko bidahagije. Agomba no kugira n'undi mutima wo kurera, akaba umubyeyi koko akanarera. Kimwe nuko hari n'umukobwa ureba imico ye ukabona ameze nk'umubyeyi kubera kuzamuwe navuze kwa kugirira mu abana atabyaye, cyangwa kwa kugira umutima w'imbabazi awugirira abana, ukabona utuyo uri umukobwa disi ameze nk'umubyeyi bitewe n'ukuntu yabafasha. Abagabo twebwe ntituba ababyeyi. Namwe muri ababyeyi ariko ntago ngiye umunsi ndi kuvuga abagore. Uri kwivugira abagore. N'abagore n'abagabo n'ababyeyi. Nanjye uzantumira mvuga abagabo. Byemere imbere ya kamera se. Upfa kutazangaragaza. Zone kucyo wihisha. Nibyo sawa. Okay, noneho reke wa mugore rero umaze kuvuga ni wa mubyeyi ufite abana, ufite umugabo mu rugo gutyo na gutyo byose wabyaye mbese. Nubuhe bushobozi nizihe mbaraga afite, nubuhe bushobozi Imana yamuhaye, wenda hari n'ubutabisobanukiwe neza ugasanga ubushobozi bwaraburebera mu mugabo, araburebera ku bandi bantu atazi ubushobozi we yifitemo ubwe. Ngira ngo nicyo ugiye kudusobanura rero, wahatangira ukadusobanurira ubushobozi bwe. Ndabona wafashe na Bibiliya hafi, ngira ngo uri buze kuyifashisha kugira ngo n'abantu bumve nyine yuko ari vuga butumwa tuba dukora, cyangwa katari ibintu biri mu kirere tuba tuvuga, ubundi dukomeza ikiganiro. Okay, ndifashisha abagore babiri nubwo harimo benshi bagiye babintwari. Umugore wa mbere nshaka kuvuga ni umugore witwa Debora. Ndareba mu bacamanza ibice 4 umurongo wa 14 haravuga ngo Debora abwira Baraki ati haguruka kuko uyu munsi ari wo Uwiteka akugabije Sisera. Mbega Uwiteka siwe ukugiye imbere. Uwiteka si ukugiye imbere. Reka wenda mvuge kuri uyu mugore Debora, ndi buvuge no kuri Abigayiri. Debora na Abigayiri. Reka mbabwire
ni inkuru tuzi cyane ngo cyane ku bantu bakunda gusoma Bibiliya. Debora yabaye yigeze aba umucamanza w'Abisiraheli. Ajya ku rugamba kandi aratsinda. Aya magambo rero tumaze gusoma, harahagarara ari umugore rimwe abagabo bananiwe cyangwa ubona bagize ubwoba bwo kurwana n'umuntu witwaga Sisera wari ufite amaboko akomeye. Hanyuma rero ariyemeza ajya ku rugamba, atera kuraje abagabo kandi ngo baratsinda. Ndashaka kuvuga mu magambo make, uwo ni Debora. Hari undi mugore witwaga Abigayire, nawe wabaye intwari muri Bibiliya, ni benshi cyane. Abigayire yabaye intwari kugeza ubwo arokora umugabo, arokora n'abana be n'umuryango we. Uburyo Abigayire yabayemo intwari, Dawidi ngo yarashonje. Amaze gusonza ngo atuma mu rugo rwa Nabali. Abwira abagaragu ngo nimugende mumubwire ngo nta kibi nibuka hagati yanjye namwe. Imikumbi yawe nafashije abashumba turayuhira, mbese nta kibi nibuka. Hanyuma inzara iranyishe ngewe n'abagaragu banjye, muduhe ibyo kurya no kunywa. Abagaragu babwira Nabali bati Dawidi yadutumye ngo muhe ibyo kurya databuja, kandi Dawidi ni umugabo mwiza, yajyaga adufasha kuhira intama, nta kibi tumwibukaho. Rero kubera Nabali yari afite umutima w'ubugugu, arangije arababwira ati nimugende, fate ingano zanjye, fate inzabibu zanjye, fate vino zanjye, hanyuma ngo ndaziha Dawidi, mugende mumubwire ko ntabyo muhaye. Abagaragu baragenda bajya kwa Dawidi, baramubwira ngo arabitwimye. Dawidi afata umujinya, abwira abagaragu be ngo buri wese nafata inkota tujye mu rugo rwa Nabali, ngo muhere ku muto kugeza ku mukuru, ngo nihagira umuntu urokoka mu rugo rwa Nabali ngo Uwiteka azabimpore. Hanyuma ngo afashe uwo mwanzuro umeze gutyo, amakuru agera kuri Abigayire, umugore w'intwari witabaye agatabara umugabo. Nabali we yari umurwayi we, yari umurwayi we. Nabali bundi bivuga umugabo w'ikigore, niko Bibiliya ivuga. Yaritabaye atabara abana be, atabara n'umugabo kubera ubutwari yagize. Hanyuma ngo yibuka yuko Dawidi mu bintu ashobora gukora, ashobora kubarimbura. Umva ikintu yakoze, ntago yigeze ahita yiruka ngo ajye gushakira ahandi igisubizo. Yahise agishaka iwe mu rugo. Ntago yirutse ngo ajye kurega Dawidi ngo aje kubamara, ntago yirutse ngo ajye kurega umugabo we ngo ni igicucu. Ubwe Abigayire yahise ashaka igisubizo ako kanya, kuko yari umugore w'intwari. Ngo yihina mu gikoni, arangije ngo ajya gukaranga, njye avuga ngo ni inyama ikijijwe. Ajya gushaka ukaranga inyama, ashaka inyama igize ite ikijijwe. Ubundi inyama ikijijwe ni inyama ibitagezamo amavuta, imwe yumutse. Arangije ashaka imitsima, arangije ashaka imizabibu, arangije ashaka vino, ashaka n'ibindi, ashyiraho na deseri. Ngo abwira abagaragu ati Dawidi ndamuzi, nimumperekeze musanganire, atandimburira umuryango. Ngo barangije ngo baragenda Abigayire, ngo ageze imbere ya Dawidi ngo bateye ivi hasi. Aravuga ati nyakubahwa, nimba nkugiriyeho umugisha nunyemerere, Nabali uriya wabonye ni umugabo wanjye niko mutunze, kandi ubu nabaribwe kuva twabana niko yimereye. Aravuga ati ibirya dahabo yabyaye ntago ari wowe yabiha nyakubahwa, niko mutunze. Avuganira umugabo we, none nunyemerere ukize umuryango wanjye. Ariko ntiyazana amagambo gusa, ndi bubwira abagore imbaraga ziri muri twe zidaturutse mu gutereka amaso, babwira imbaraga Imana yashyize muri twe. Hari ahandi bazi ko bafite imbaraga, kandi burya zirya nta mbaraga zirimo. Ndaza kuhavuga. Ngo arangije ayo magambo amaze kuyavuga, ntiyavuga amagambo ngo ahubwo abarateguye, amuteguriye ameza. Dawidi Abigayire yari umuhanga, ngo agiye gupfundura isorori, ahera ku isorori iriho inyama zikijijwe. Ndavuga izumutse, urabizi igisorori cy'inyama n'igihumura n'icy'umuceri. Ngo maze ngo ahera kuri ya sorori, ngo umuhumuro wa za nyama zikijijwe zumutse ngo urazamuka ugera muri Dawidi. Ngo wa mujinya yari afite y'umuryango
uracuru wabigayire utangira kugira gute gushira ngo ararya arahaga n'abagaragu be barananywa ngo arangije ahindukirira abigayire aramwa ngo abigaye uri umugore nuko ufite nabari aravuga ngo kandi Imana yo mu ijuru iguha umugisha amwaturaho imigisha aravuga ngo uri umugore w'umunyabwenge undinze kumena amaraso aho yabaye intwari ararya arahaga umujinya urashira ko kanya ubugome n'iki biba birarangiye ikindi ndi kuvuga ko mugore ukuntu umugore Imana yamubitse mu imbaraga ikindi dore ikintu gikomeye Yesu ajya kuvuka hari abantu babiri nkunda bahaye agaciro umugore babiri uwa mbere ni Yesu haleluya Yesu reka mubwire kiragiye cya Yesu abagore ntibabarwaga habarwaga abagabo cyane rwose hazo ni 500 babazaga 500 abagore 100 barabareka uzarebe mu materaniro abagore nibo baba ari benshi ariko shango bajya gukubita umubare bakabara ahari umugabo haba umugore bagasimbuka umugabo ariko Yesu aje abika imbaraga mu mugore Imana yemera ko Yesu umuhungu wayo azavukira mu mugore ni gute Yesu yemeye kuvukira mu mugore utarabarwaga urumva ko gaciro ikindi aravuka koko umugore utarabonaga agaciro umugore utarabarwaga Yesu yemera kumuvukira ako niko gaciro ka mbere Yesu yahaye abagore niko gaciro ka mbere Imana yahaye abagore rero nshingiye aho ngaho ukuntu Yesu atagize isoni zo guca mu mugore yari no gushoboka ko aca mu mugabo cyangwa akaza nk'ikimanuka kivuye ahantu ariko anyura mu mugore wari isuzugurwa hariya niho yatangiye guha agaciro abagore ahandi hantu yahaye agaciro abagore twagiriye agaciro n'ukuntu abagore nibo bahoraga kumva ya Yesu bajya kumutera ibihumura bajya kuhakora amasuku none uko akumwegera cyane ni nabo bamenye ko yazutse haleluya ngo ubwo marayika yegeraga igitare ngo mbere yuko akibirindura akacicaraho ngo harabaye haje umushyitsi abarinzi baragwirirana ngo bagwa igihumuro bayoberwa ikibaye ngo igitare kirakinguka abagore nabo baratinya ngo bariruka ngo ariko bageze hirya ubwo Yesu yari ateye ubwoba barinzi ngo ageze ku bagore arababwira ngo mwebweho rata ni muhumure ni Yesu mwaje kureba ni ngewe abereka mu kiganza ako ni agaciro gakomeye hanyuma rero ngo ni nabo bagiye kwamamaza iki inkuru yuko Yesu yagize gute yazutse iri jambo narindi kuhera muri Bibiliya reka tujye mu buryo bw'umubiri umugore afite imbaraga mu buryo bw'umubiri ubu ni mu mwuka narindi mvuga muri Bibiliya ugarutse mu mubiri nyine reko waruvuze ngo wari muri Bibiliya uri mu mwuka none muri Bibiliya ugarutse mu mubiri muri Bibiliya kugira ngo mbereke ko rero umugore afite imbaraga ugero gutanga ingero no zisanzwe muri societe rero sasa kaburiya biriya bintu byabaye mu gihugu cyacu ubu burenganzira bw'umugore abantu birirwa binubira n'ukuri n'Imana yagira ngo ishyire mu bikorwa kugira ngo yerekane ko umugore afite imbaraga nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame ahita ashyiraho uburenganzira bw'iki bw'umugore ntibyarangiriraho bajya mu buyobozi ntibyarangiriraho baba mu bagore n'abantu baba mu nzego zifata imyanzuro noneho ni numvise Elizabeth umwamikazi w'Ibwongereza wo mu Bwongereza siko n'ibyo niwe n'umuyobozi w'umugore iriya ngoma yimazeho imyaka ingahe ni myinshi abagore babamo abapolisi kandi waramubonye mukurira yakamyo mumenya ko ari umugore abameze nk'umugabo yego mu butumwa bw'amahoro abagore bajyayo muri make no gutwara amakwasteri nabonye basigaye babikora abagore basigaye bajya kubaka noneho no mu buryo busanzwe tuvuye mu bapolisi n'ibindi mubonye ibintu abagore bakora uhereye no kuri mama Charlene nanjye ndashaka kwiheraho kuko impamvu nibyo impamvu y'inyigisho buriya yananyuzuye nanjye nihereyeho mbona muri twe harimo ubushobozi bwo kubaka imiryango yacu idukomoka hari imbaraga dufite zo kubaka itorero hari imbaraga dufite zo kubaka igihugu dufite imbaraga zo kugera mu iterambere ariko ikintu kibabaje muri iyi minsi abagore barisuzugura kandi baranitinya amaso y'abagore ahora ku bagabo
ariko tureke rya jambo rivuga ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo burya rifite icyo rivuze ntago riba rivuze ngo nubura umugabo urahera umwuka ntago biba binavuze ngo umugabo natarera abana nawe ubwo ntuzabashobora uri bujugunye aho ngaho ntago bivuze ngo umugabo nataguha rasiyo ntuzarya ntago biba bivuze ngo umugabo afite amaboko ane wowe ufite abiri yego burya amagabo bafite amaboko abiri n'abagore n'abiri cyokora iyo abagabo baza kugira amaboko ane nari kwitonda cyane ariko burya no ku Imana yarabahaye amaguru abiri natwe kaduha amaguru abiri n'amaso abiri tukagenda tugira ibyo tunganya ubushobozi ubundi hari ubushobozi bw'umwihariko Imana yashyize mu mugabo ariko ntago bivuze ko umugore agomba gupfa ngo kuko yabuze umugabo noneho ikintu ushaka gusobanura cyane nuko umugore amenya ubushobozi buri muri we yego mu gihe abuze umugabo apfakaye mu gihe abuze umugabo amugaye umugabo ashobora kumugara yari afite guhahira urugo ariko akamugara umugabo ashobora gupfa yego umugabo ashobora kuguta akakwereka umujyi nk'ibisanzwe ariko ndashaka kubwira umugore ko afite ubushobozi noneho rero ikibazo gikomeye ni uko ubushobozi abantu benshi ntabwo ari bose abantu benshi bazi ko ubushobozi bw'abagore bw'umugore cyangwa umugore ubwe akumva ko ubushobozi bwe hari ahandi buri akumva ubushobozi bwe buri kwimakiya akumva naho imbaraga ze zirangiriye kuri tiro ku maso meza kuri taye nziza ku gihagararo cyiza akumva nibyo bizamutunga no hari ubundi bushobozi bwo kugera ku iterambere hari ubundi bushobozi bwo kuzamuka no gukira hari ubundi bushobozi kuko ubu bushobozi dufite ni ubushobozi Imana yashyize muri njye ntago nifuza ko ubuzima bw'umugore agende bwose akabufata 100% akabushyira mu mugabo wenda nahashyire nka 50% indi 50% agere gute ayibike kuko nimba umugore yaba umuperezida nuko ashoboye nimba umugore yaba umushumba arashoboye nimba umugore yarera abana batanu i Kigali arashoboye kuko ubundi mu kintu cya mbere gituma umugore yitwa umugore ni no kurera abo yabyaye akagirira umumaro abaturanyi akagira umumaro igihugu n'itorero umugore rero ndumva ashaka ko yitinyuka kandi amenye ko afite uruhare runini mu kubaka burya umugore yabaye mubi mu rugo n'umugabo kuba mwiza kwe ntago bigaragara umugore yabaye mubi mu mudugudu akaba mubi abagore burya niyo mpamvu abagore niho hari umusingi kuko bibirivo ni ba mutima w'urugo kandi ni fondasiyo n'umusingi ukomeye yego mwabyumvishe rero ko umugore afite umumaro ukomeye cyane muri sosiyete kubera iki mama Charlene ubona rimwe na rimwe abagore hari igihe bitinya kandi wumva bafite ubwo bushobozi nanjye nibyo ntashaka nibyo nshaka ko bibavamo kuko ngiye nagiye nganira n'abagore inshuro nyinshi nagiye nganira n'abagore ukumva umugore gusinzira kwe ni umugabo kurya kwe ni umugabo kwambara kwe ni umugabo guhumeka kwe ni umugabo kugira amahoro kwe ni umugabo ugasanga ibintu byose yabimwikoreje ibyo rero ni naho hava kwa kwiyicarira akumva ko byose ari umugabo kandi akibagirwa ko umugabo ari umuntu upfa akibagirwa ko umugabo ashobora kuba masikini akibagirwa ko umugabo ashobora kuguta akibagirwa ko hari ibintu byinshi bishobora gutuma uba wenyine birahari utabigizemo n'uruhare nibyo rero nshaka ko bamenya ko nabo bashoboye bashingire ku byo babona muri Bibiliya hanyuma banashingire no ku buryo babona abagore bagenzi babo babaho ngewe abagore bajyaga bambwira mama Charlene reba imyaka ufite uracyari muto ubusa abana 5 kandi si abagore gusa n'abantu b'abagabo bakuze n'abantu b'abayobozi b'abapasteri ugasanga banciye intege 5 uzabagira gute ni gute numva ko ubushobozi bwanjye ngenyine budashoboye niyo mpamvu bakwiye kwiyumvamo ubushobozi ariko ngewe ntago nigeze nishyira hasi no kuva na kera niyumvagamo confidence nkigirira icyizere nigiriraga icyizere nkumva nimba hari ibyo umugabo adashoboye ngomba kubishobora nimba ari ibyo adakemuye ngomba kubikemura ibyo ntashoboye nkabiharira Imana rero bagendera kuri cya kintu abagore n'inzabya zoroshye umugore sinzi ariko n'ahantu uyu mwuka waturutse baradukabirije
mbese bazi ko abagore ari abantu duciriritse. Umugore ni abantu boroshye mu mutwe, ngiye birariro mbyanga kubi. Umugore kumushuka biroroshye, kugusha umugore biroroshye. Abagore ni abanyantege nke rwose, ibyo bintu sinjya mbikunda. Sinumva umuntu ushaka kunyita umunyantege nke n'imyaka maze muri iyi si n'ahantu ngeze. Ubu se njyewe ntunzwe n'abagabo? Nta mugabo ntunze. Kandi njyewe kuva natangira kwitunga no kwibeshaho nibwo mbona nanabayeho neza. Nabyo rero bibabera urugero. Nimba umugore apfakaye yihita yumva ko imbaraga ze ziri mu mugabo, ahita ashaka n'undi ahubutse, rimwe agwe ku wanduye, agwe cyangwa ku mugabo w'abandi ufite undi mugore. Urumva ni ibibazo ari kongeraho ibindi. Kwanza nibamenye ko nabo bafite icyizere. Nimba Imana yarakuremanya abiri, ntiguhime ko kuri umugore ikaguha abiri, ntikugire ukuboko kumwe. Icyo kuri Imana iza kuduha kumwe. Nari kuvuga ni yaradupfobeje irakabya kabisa, kuko ukuboko kumwe ni ukuboko kumwe pe. Ushobora kwifuza ukundi k'umugabo kugira ngo abe abiri. Ariko umva kuba Imana yaraduhaye ubwenge ikaduha ibitekerezo, uko biri kose Imana burya yareshekeje umuntu n'umwe. Ahubwo abantu nibo bipfobya bakitesha agaciro. Bajye bigira ku babishoboye, ariko bakwiye kuva aho bari, kuko ahantu bari nibatahava bizana ingaruka nyinshi. Havamo guhimana, ugasanga umugore yabona na 5 byatindindiriye by'umugabo. No, kuki wowe utatunga urugosi n'umugabo ahari? Akumva igitenge natakingurira ntacyo yabona, nayo igitenge akayatsimba ati ni umugabo. Kandi abagabo bo mu minsi y'imperuka nabo ntiboroshye. Iyi ni abanyamibare, ni abanyamibare, aho umugabo usanga afite umugore ariko akumva arashaka n'undi ufite akantu, ufite amafaranga cyangwa ufite akazi. No, nimba uwo mugore ari mu rugo nawe niyumve ko hari icyo amaze mu rugo, ubushobozi bwose yibushyira ku mugore, ku mugabo we. Yego. Yes, mwabyumvishe. Umugore ni ikintu gikomeye. Uyu uvuze umugore agendana cyane cyane n'umwana cyangwa n'abana. Hari abagore wenda ushobora kubona rimwe na rimwe bashobora kutita ku bana babyaye nk'uko bikwiriye, bagasigana n'abagabo wenda, so ati bagize amakimbirane byagenze ukundi, ukabona umugore arasigana n'umugabo cyane cyane ku bana. Nyamara ngira ngo mwubwo bushobozi nk'uko wabusobanuye, umugore buriya yagombye kumenya ko afite uruhare runini ku bana yabyaye kurusha n'umugabo wenda. Ngira ngo nibyo niba ntibeshye. Wenda uruhare rw'ababyeyi ku bana rugenda rungana. Ariko se nimba umugabo apfuye, nimba umugabo amugaye, nimba umugabo agiye muri gereza, nimba umugabo agutaye, umugore yihita yumva ko ubuzima buhagaze. Umugore agomba kugira uruhare mu kurera abana bitewe n'uko ari nawe uvunika kurusha. Urukumva? Hari umugabo umwe babwiye ngo kuki atera inda cyane. Ukumva? Kuki utera inda cyane? Aravuga ngo icya mbere sintwita, icya kabiri sinjya ku gise, icya gatatu ntago ndera. Urumva ni umuntu mubi, ni umuntu utanuzuye, nta n'uwamufunga kuko ameze nk'umurwayi. Mbese muri make yari ari kwerekana ko nubwo atera inda, imvune nyinshi ziba kubo yateye inda, wakaza ari akugutera inda. Ariko umugore akurikije amezi 9 agenda avunika atwita uriya mwana, agakurikiza ukuntu igise kibabaza, agakurikiza ukuntu umwana avuna n'ukuntu arushya, yarakwiye kumukurikirana ntazabihombe. Njya mbwira abantu ngo abana ni umutungo wimukanwa. Yego, niyo ndi kumwe n'umwana tugiye ahantu dugatega moto, mbwira umumotari nti umwana wanjye mushyira imbere kandi ugende gake, ngende mureba uko afite umutekano mu muhanda. Birababaje kuba umugore yasigana n'umugabo ku mwana we. Hari abagabo nyine babi kimwe nuko hari abagore babi, ariko birimo kumbabaza muri iyi minsi ndi kubibona. Aba bana bose ubona bagenda bajya mu muhanda, nuko ari umugabo aba yarabaye mubi n'umugore akaba mubi, kuko hagize uba muzima muri bo, buriya biriya bibazo ntabwo byaboneka. Umwe yakitangira umwana we, ariko ndashaka kubwira umubyeyi niwe ufite uruhare runini kwita ku mwana we. Nimba agize ikibazo gituma, kandi reka nkubwire, ntago kwita ku mwana cyangwa no kwita ku iterambere ry'umwana ari uko ufite kofi nini kumwitangira birahagije. Buryo ubwitange, umutima w'urukundo niwo abantu benshi babura. Abana banjye ngira biriya bibazo byo gutandukana n'umugabo, abantu bangiriye inama, baramwatima Charlene, abana bawe
bari abana ntiwababasha babonaga ukuntu mburara babonaga ukuntu nazezengeye kumbona ko ntazababasha byaragaragara byarumvikanaga noneho abari bangiriye impuhwe muri bo batangira kubigabanya umwana umwe ajya aha undi ajya hano undi ajya hano bansigira umwana umwe kandi narabyaye 5 icyo kintu naracyanze mbwira Imana ngo utandereye nta n'ikindi waba umariye ni ikihese mbwira Imana ngo ikintu kizanezeza umutima wanjye ni ukwicara kuri 5 nabyaye aba bana kuza ku isi ninjye wabigizemo uruhare kuko unafashe nabo umwana akakubwira ngo wambyariraga iki burya yabaguhamije kuko yagiye kubona umutwite abona aravutse uko biri kose ntago yandikiye nyina ngo uzambyare ahubwo mama niwe wamubyaye kuba rero umwana yarageze ku isi ari ngewe ubigizemo uruhare akajya guteseka ndi hariya hari abo usanga abana bari guteseka barabareresheje ngo bagiye gushaka abagabo ni gute umwana yateseka ngo umuntu ngo yashatse abagabo umugabo uruta umwana se n'uwuhe niyo mpamvu umugore akwiye gufata iya mbere nimba hari ahantu hari umugisha ku mugore ku mwana n'umwana yabyaye igihe cyose umwana azabaho nabi kandi afite nyina ataramushyinguye cyangwa nyina atari umusazi ngo abe yiruka ku musozi amubohore ati mama yarasaze nta terambere umugore ashobora kugira abana be bari kubaho nabi ni nayo mpamvu bakwiye kugira uruhare mu kurera abo babyaye kubera yuko uruhare n'urwabo kuko nibo baba barabatwise bakababyara nimba umugabo ananiwe cyangwa ananiranye hariho kunanirwa hakabaho no kunanirana n'ibintu bibiri umugabo ashobora kunanirwa ariko hakabaho no kunanirana umugore akwiye gufata iya mbere mu gufasha umwana we kuko nk'ubu ngenda mbibona nk'umugabo nk'umuntu akambwira ati mu Charlene Imana ifashe rwose nabonye abana ntabashobora haraho umuntu ugore w'imyaka 30 yakananiwe abo yabyaye akajya kubaha papa we w'umusaza na mama we w'umukecuru ubwo se wananirwa kurera ufite imyaka 35 papa wawe uri mu mararembera na mama wawe bakaba ari bo babishobora ugasanga umwana avuye mu ishuri ugasanga cyangwa umwana arerwa na mukase burya nta mubyeyi urerera undi nta mubyeyi ngewe nkiriho nkihumeka ntubona jo ntubona ukuntu ngewe ntinya kujya mu buyobozi hagize unkorera ku mwana wanjye aho kugira ngo umwana wanjye abeho nabi ubwo napfa amaso yanjye ntabirebe kuko nukumuhohotera ninjye watumye avuka ngomba no kumukurikirana nabura ubushobozi nka bw'Imana nkasonza ariko turi kumwe ubuzima bukandye ariko amaso yanjye amureba na wa mwana wanjye niyaburaye abona nanjye inzara yanyishe turi kumwe niyabuze umwenda aritegeza akabona ko nanjye ntawe ngira niyo twarara hanze twabuze aho kurara abona ko nge nawe turi kumwe tugasangira kabisi n'agahiye uriya rero niwo mugisha wa mbere abagore niba bintwari mu kurera kugira ngo abana babone ubuzima bwiza rwose birambabaza kumva umugore ukumva ngo yafashe inzira aragenda yigiza inkumi afashe umusentira arafunze akubisemo akajipo ngo agiye kwigira ngo ubwo ari guhimana n'umugabo we ngo ari kwigira umwana mutoya umugisha umugore agira ni mu bana be kandi burya n'ibintu byose tubona ngewe iterambere mfite naribonye kubera abana kuko n'umuntu wese wagiye angirira neza n'urugero akanyumvira impuhwe yaricaraga ati abana 5 akira umugati wabo akampa 10 sari umugati w'ibihumbi 10 ubaho ku bihumbi 10 nkabanguzeho n'inkweto za 3 nta muntu unari numva angirira imbabazi ngo ambwire ngo ndagura fata mama Charlene umuntu wese ungiriye impuhwe areba kuba abana iyo mbatamba ndi umuhanya iyo ntabana banje niki gitenge nambaye gisa gutya ntagomba nyambara n'inzu ndimo y'ibihumbi 200 ntagomba nyirimo kubera ko abana banje bambereye umugisha ubwo rero niyo mpamvu ngomba komatana n'uwo mugisha wanje kugira ngo Imana ikomeze inkebuke impumugisha umugore rero ugenda imbokoboko kandi yarabyaye afite ubushobozi bwo kurera hari nabandi badafite ubushobozi bwo kurera abana babo babwambuwe kubera ibibazo baba bibereyemo ariko umuntu ufite ubushobozi bwo kurera abo yabyaye ntabarere nukuri nta n'umugisha isundi azagenda abwira iki Imana yego mwabyumvishe rero aha hariho ibibazo byinshi cyane ariko mama Charlene yavuze yuko yabiteguye mu buryo buri mu ma episode reka iyi tuyite
episode 1 cyangwa nyine episode ya mbere tuzagaruke dusobokora iyi ngingo ngira ngo twagana ku musozo ibindi batumvishe ibindi bibaza n'ibindi tuzakora mu makomanteri yabo tuzabikora nyine mu ma episode akurikira nkuko wabisabye reka tugushimire cyane kuba watuganirije kandi utubwiye ikintu gikomeye cyane kuko umugore afitiye umuryango runini afitiye mu societe runini igihugu itorero tuzaza tuvuga ku mugore mu itorero tuze tuvuga twavuze ku mugore mu muryango tuzavuga umugore mu gihugu ngira ngo ama episode yandasa barimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko episode ya mbere itangira reka tuyigarukiriza aha ngaha Imana iguhumugisha cyane ushaka nimero yawe ibiri heza asa ngaho kuri Mama Charlene official nyine kuri chaîne yiwe ngira ngo wakurikira kino kiganiro wese ashaka nimero ye kuko niho kizaba kiri yabasha kuyibona mu buryo bworoshye abatarakora subscribe n'umwanya mwiza cyane wo gukora subscribe kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro ujye ugenda ubibona ndetse na notification kugira ngo ujye uhita ugerwaho n'ibiganiro byivuga butumwa bya Mama Charlene Imana rero nibaho umugisha cyane kuba mwari mudukurikiye kandi Mama Charlene Imana imugisha ikiganiro nk'iki nakagaruka kuri Mama Charlene official amen